Imbaraga zawe nizo zuzuye ziri mu gituro mana we ugaragaza imbaraga zawe ugaragaza imirimo yawe ibisitazi ibihumbi by'inzira yanjye ariko nahawe umwami bikoma mu nkokora sinyisubikishwe urugendo rwanjye no gutsikira kuko wantumye yohereje ingabo zindamira Yes, ndagusuje kandi ngo ikaze wahisemo gukurikira The Next Media uherere mu bice bitandukanye by'isi mu mpande zose z'igihugu amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengerazuba gushimira wakoze subscribe nawe utarakora subscribe ukande kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi nk'ibisanzwe nkuko twabasezeranyije tuzajya tubagezaho impano zigiye zitandukanye aho ziri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twiyemeje kujya tubageraho tukazibagezaho uyu munsi twabazaniye umwana ufite impano yo kuririmba tugiye kumwakira abanza twibwire mu buryo bw'ubuhanzi ubundi bindi turabiganira nyuma bite umeze ute nari mvuze ngo ugiye kutwibwira mu buryo bw'ubuhanzi yego Jidia banzu turirimbireho kugira ngo tumenye koko kuririmba utatubeshye imbaraga zawe nizo zuzuye ziri mu gituro mana we imbaraga zawe nizo zuzuye ziri mu gituro mana we ugaragaza imbaraga zawe ugaragaza imirimo yawe yego Jidia mu rugo ni hehe wavukiye hehe uburi gukurira nakubwa uri gukura cyangwa wakuriye wabyirukiye hehe nimba wiga cyangwa warangije kwiga tubwire muri make ya Jidia ni muntu ki navukiye hano Remera Nyabisindu yego nigara mu Giporoso mu Giporoso hehe kuri protest mu wakangahe mu wa gatatu secondaire yego uri mu ndirimbo ririmba tukubwiye kwivuga utangiza indirimbo zihariye Imana gospel nizo ndirimbo ririmba cyangwa nuko ari yihisiza vuba nizo ndirimbo okay utangira kuririmba watangiye kuririmba ryari kumva ko waririmba watangiye kubikora ryari utangiye kubikora indirimbo yanjye se nayanditse utangira kumva ko ukunze kuririmba wiyumvamo ko ufite impano yo kuririmba ni mu myaka 3 ishize ubyiyumvamo abana benshi cyangwa urubyiruko rwinshi rwatangiye rujya mu bintu byo kuririmba cyangwa mu muziki bitewe n'impamvu yuko muri famiye yabo hari uririmba cyangwa ni Sunday school ni ishuri ryo ku cyumweru harya niko babivuga Kinyarwanda ishuri ry'abana ni korari n'ababyeyi byagenze gute kugira ngo we wisange ukunze kuririmba cyangwa uririmba yego papa wanjye yaririmbaga aza kwivaho kandi namukundaga yari kuririmba abiza gupfa rero mitamo nyine kumukurikiza nyine ndavuga ati nubwo abivuye reka ngiyembe uzamure nyine nge niririmba yego umunsi wa mbere nimba ubyibuka umunsi wa mbere akumva uririmba ni iki kintu yakubwiye yarambwiye ngo nyine nkomereza aho ngaho yambwiye ngo komeza aho ngaho nyine uzarebe ko bizazamuka okay kugira ngo dukomeze twumve neza koko kuzi kuririmba nabahe bahanzi bo mu Rwanda ukunda kuririmba indirimbo zabo tutarajya kuzawe wiyandikiye cyangwa kubindi ego ba Vestina
Vestina na Dorcas. Yego. Hari indirimbo yabo iri kuza vuba. Uri gukurura ugahita wumva. Uzi neza. Twagiye. Ibisitazi ibihumbi by'inzira yanjye ariko nahawe umwami bikoma mu nkokora sinyisubikishwe urugendo rwanjye no gutsikira kuko wantumye yohereje ingabo zindamira umerekezanya amagambo y'ihumure bikanera kugenda nta gihunga usisikaza umucyo imbere y'intambwe zanjye aho nyuze hose nkasanga ikimenyetso cyawe sinyobe nagenda nemye nikandagira. Yego twagiye turacyakomeza kumva uririmba. Undi utari Vestina na Dorcas abandi nabahe? Arimo Gahongayire. Indirimbo ye wibuka iri kuza vuba. Nje ndi gushaka indirimbo ziri kuza vuba zitakugora. Indirimbo zitakugora. Kanombe iyiwe. Ntabwo nzi kuririmba nanjye kukwibutsa. Nanjye kukwibutsa ariko nibutse ko ntazi kuririmba twagiye rata. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindija nshaka kuvuga Yego rata byikora iki cyambere nukubizi ni iki cyatumye utangira guhitamo kujya kuririmba cyangwa kuririmba kuki wahisemo kuririmba gospel? Yego nizo papa yaririmbaga cyangwa wowe wiyumvisemo ko ugomba kuririmba gospel? Ninjye wabyiyumvishemo kuko ntago naririmba ibusanye n'ibyo cyangwa muzehe nawe yaririmbaga gospel? Yaririmbaga izo kuramya nyine Imana. Yego nyine nanjye mpitamo nyine kuririmba izo guhimbaza Imana kuko nsenga nyine. Okay, ni byiza cyane, ni fresh. Indirimbo zawe byibuze igiterora refrain y'indirimbo wiyandikiye nk'ebyiri nziza wumva uvuga ati zinarazanditse koko narazanditse ari indirimbo nziza. Refrain zazo ebyiri ntizirenge ebyiri. Twagiye. Reka kwiheba Imana yaduhaye kuguhumuriza. Reka kwiheba Imana yaduhaye kuguhumuriza. Iyindi nakubwiye ebyiri cyangwa niyo yonyine ufite? Imana yacu si bayari, Imana yacu si bayari, iravuga igasohoza. Imana yacu si bayari, Imana yacu si bayari, iravuga igasohoza. Yego umuziki wawe wa gospel wumva ari iki uzafasha societe nyarwanda? Icyo izafasha nyine no kubahumuriza no kubakomeza nyine babwira ko Imana ihari kandi igomba kubarwanirira. Yego ikabafasha muri byose kandi bakamenya gusenga no gukurikira Imana. Yego ni byiza cyane ko wahisemo gutanga ubutumwa, sibyo? Gakeya umunsi wa mbere uririmbira abantu sinzi ngo wari hehe ariko uribuka uko byari bimeze aho wari uri hose? Byari bimeze gute? Yego numvaga natabikora. Naririmbye
nyine bari bicaye ukuntu mu rugo ntacyo turi gukora banda baririmbiye nyine ndavuga ati mwumve indirimbo yanjye ndabaririmbira harimo bamwe banciye intege harimo n'abandi bambwiye ati ukomereza aho ngaho nyine uzagenda ubikora uyu munsi muri ibyo byiciro bibiri abakubwiye komereza aho abakubwiye ngo nta kigenda bari kukubwira ngo iki noneho abakubwiye ngo bizagenda bari kwisubiraho nabo nyine bizagenda nyine bari kuvuga nyine komereza aho ngaho nyine n'aba bandi bancaga intege bagiye bumva nyine ukuntu biri kugenda byiyongera barambwira nyine biri kuza gutya abantu ba mbere waririmbiye bivuze ko ari abo mu rugo ni abo mu rugo yego n'abaturanyi nta bandi bantu uraririmbira mu ruhame ari benshi ntabo wapi usibye nyine muri korari ndirimbira cyangwa muri korari uba uri kubyina gusa ndaririmba muri korari hari abantu baba bashinzwe gukora ritime niko babyita kwa kuntu baba bagenda gutya baba bafite n'imbaraga nyinshi wabona nawe ujyamo ukabashuka ugakora ritime gusa oya ndaririmba yego ako kaba ari akanyuzemo ndacyakomeza kugira ngo dukomeze twumve koko ko impano yawe ari sawa abanyarwanda nimba hari ikintu abanyarwanda tutazi ntitwakubeshye leta tukubwira ibyo bintu byihorere ujya gukora uturimo tw'amaboko ubu wowe twakubwira kujya kwiga ibizamini ejo bundi yego twagiye indi iri kuza vuba ntabwo ndi bukubaza ngo nuwuhe muhanzi nishaka ibiyakorari Yohana ari mwirerekwa yabonye igitabo kinini cyane ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu maze Yesu nareye umuryango wa Yuda abarahagurutse aragisingira biba ikimenyetso arakibumbura bivuze ngo yiyemeje kuza gucungura umuntu maze Yesu nareye umuryango wa Yuda abarahagurutse aragisingira biba ikimenyetso arakibumbura bivuze ngo yiyemeje kuza gucungura umuntu ni iyihe ndirimbo muri iyi minsi ukunze uri gukunda indirimbo uri gukunda muri iyi minsi uri gukunda kumva niyo uciye ku muvandimwe ariko yumva uhagarara ukabanza ukayumva nawe ntayo ntago nahagara nta ndirimbo iri kuhitiza yihuse ukunze papa kandi ndi kumwe nta nubwo ukunze n'iyawe iyanjye nyine nakubajije n'iyanjye nakwaje indirimbo nanjye n'iyanjye irahari munsi niyihe none ubwo byibuze nimba ari yawe cyakora cyo turirimbira igitero kimwe natangiriro ntari mfite maze Yesu arantabara ubwo nari ndemerewe natangiriro ntari mfite maze Yesu arantabara ubwo nari ndemerewe aho ngaho rekeraho tutayigurisha ku cyamunara batatwishyuye ni ikihe kintu uyu mwanya wasaba umunyarwanda ugukurikiye ni iki kintu wamusaba ikintu cya mbere nabasaba abanyarwanda bakurikiye ubu ngubu cya mbere na mbere nimba bankurikiye koko icyo nabasaba nyine icya mbere ni ugusenga icya kabiri nyine ni ubufasha bwo kuzamura impano yanjye
impano yanjye nyine igakura babandi banyumvishaga yuko bitakunda nyine bakabona ko byakunze. Ariko ugomba no kujya uririmbira abantu benshi no mu ishuri ukabaririmbira aho kuririmbira mu rugo. Kwambwiye ko banyibwira ko hano ngo baririmbye ari ahantu henshi. Reka njye mba mbyibuka. Mu ishuri ndabaririmba. Yego. Nanjye reka nsaba abantu banjye, abantu badukurikira hano kuri The Next, abantu bacu ntabwo turi benshi cyane ariko nabo dufite, reka mbasaba akantu gatoya kadakomeye dufashe impano y'uyu mwana. Hari ubwako kantu gakomeye? Ntabwo gakomeye kandi ndabizi ko bazabikora neza cyane bakagufasha. Yego. Ni ikihe kintu wowe wifuza? Wumva wifuza gutanga cyane kikurimo? Wifuza kuba wabwira abanyarwanda kikurimo uyu munsi? Ikintu nifuza kubabwira nyine abantu bamurikiye no gukunda Imana kuko niyo byose. Tukayimenya kuko niyo ukugeza ubu ngubu niyo itubeshejeho. Yego, ituma tugira nyine imibereho myiza. Mbese nyine Imana niyo byose, ni ugukurikira Imana. Icyo nabasaba ni ukumenya gusenga mugakurikira Imana. Yego. Mbere yuko ngushimira nkagusezerera ukajya kureba ukuntu ukora utundi turimo, ndifuza yuko abanyarwanda batwumvise turirimbire yaba indirimbo y'ubuzima, yaba ari gospel, yaba iyihe indirimbo iri kuza nyine bumva irimo ubutumwa watanga. Sibyo? Twagiye. Iby'isi mugenzi birakomeye, usanga abana twigana bafite agahinda mu mitima yabo kubera ihohoterwa. Reka kwiheba, Imana yaduhaye kuguhumuriza. Reka kwiheba, Imana yaduhaye kuguhumuriza. Yego. Ubutumwa bwawe mwaho burimo pe, nanjye ndabwumvise. Ndabwumvise abantu benshi muri iyi minsi turi no kwiyahura kubera ibibazo. Ariko ubutumwa bwawe nanjye ndabwumvise. Reka ngushimire, sibyo? Reka ngushimire ko wahisemo inzira nziza yo gutanga ubutumwa mu buryo bwawe. Buriya nta muntu udatanga ubutumwa, ahubwo buri muntu agira uburyo atangamo ubutumwa. Ngushimire kandi nsaba abanyarwanda badukurikira bagufashe impano yawe izamuke. Ndabizi ko ntago turi benshi ariko turi bake beza. Bake beza bagomba kugufasha kandi bikagenda neza. Ndagushimiye cyane ko waduhaye umwanya kandi reka nshimire abanyarwanda badukurikira babwira ngo nkuko twabasezeranyije buri munsi ibyiza biri imbere. Kuko ubundi tugira slogan ivuga ngo tekereza ku gikurikiye. Niyo mpamvu twitwa The Next. Igikurikiye nicyo giteye amatsiko kuruta icy'uyu munsi.